nongeye kukwifuriza ibihe byiza wo ukomeje gukurikira General Knowledge Infotainment, umuyoboro kugezaho amakuru atandukanye agaruka kuri politike, ubuzima ndetse n'ikoranabuhanga. Mu nkuru duheruka kukugezaho twakubwiraga ko abayobozi b'akarere ka Karongi barimo umuyobozi wako Madame Mukase Valentine ndetse n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niragire Theophile na perezida w'inama njyanama y'ako karere Dusingize Donata, bose ku munsi w'ejo bari beguye ku mirimo yabo ku mpamvu bavuga ko ari izabo bwite. Kuri ubu inkuru iri kuvugwa muri aka karere nuko kamaze guhabwa umuyobozi w'agateganyo, uyu akaba ari Muzungu Gerard wahoze ayobora akarere ka Kirehe agasoza mandaze ebyiri ziba ziteganywa. Ubu niwe rero ugiye kuyobora akarere ka Karongi mu gihe cy'agateganyo, mu gihe komisiyo y'igihugu y'amatora iri gutegura amatora azasimbuza aba bayobozi bose uko ari batatu. Ni ukuvuga ngo hazabanza hatorwe abajyanama batatu basimbura aba bavuye mu nama njyanama y'akarere ka Karongi, hanyuma nyuma yaho hanatorwe umuyobozi w'akarere ndetse n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Uyu rero Muzungu Gerard azaba yungirijwe na Maurice Nsabibaruta nk'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, mu gihe uwari usanzwe ashinzwe imibereho myiza y'abaturage we yagumye mu nshingano ze. Muzungu ahawe kuyobora akarere ka Karongi nyuma yo gusoza manda yo kuyobora akarere ka Kirehe, naho Maurice Nsabibaruta we yarasanzwe ari umukozi muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho yari umuyobozi mukuru muri RODA ushinzwe iterambere n'imishinga. Muzungu Gerard agiye kuyobora akarere ka Karongi nyuma yo kwegura kwa Mukase Valentine wari umuyobozi w'akarere ka Karongi, hamwe n'uyu wari umwungirije Niragire Theophile wari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Ni impinduka zabaye ku munsi w'ejo tariki 15 Ugushyingo 2024, aho zasize aba bombi beguye mu nshingano zabo, ndetse Dusingize Donata wari perezida w'inama njyanama y'akarere ka Karongi nawe akaba nawe yareguye kanirukanwa, ndetse n'abandi bakozi 14 barimo abayobozi mu mashami atandukanye. Kuri wa gatandatu tariki 16 Ugushyingo rero 2024 nibwo Mukase Valentine na Muzungu Gerard bahererekanije ububasha ku nshingano zo kuyobora akarere ka Karongi. N'umuhango kandi warimo na guverineri w'intara y'Uburengerazuba Bwana Lambert Dushimimana. Reka dutegereze tuzamenye igihe komisiyo y'igihugu y'amatora izashyiriraho amatariki yo gusimbuza aba bajyanama batatu ndetse no gushyiraho komite nyobozi yuzuye y'akarere ka Karongi. Komeza kubana natwe kuri General Knowledge Infotainment.